nyuma yaho ngiranye ikiganiro na guverineri w'intara y'Amajyaruguru Gatabazi akatubwira uburyo iyi ntara y'Amajyaruguru ibayeho muri tourisme mu bukerarugendo. Nagize igitekerezo cyo kuganira kandi n'umwe mu banyarwanda bifite ibikorwa byabo bifatika hano muri Musanze. Nibwo negereye Habyarimana Pierre atuganiriza ku bikorwa afite n'impamvu yabigezeho. Reka rero tumwumve. Murakoze Bwana Karirima. Ni byiza koko muri intara yacu y'Amajyaruguru turafite ubukerarugendo, ishoramari ry'ubukerarugendo. Nibyo koko nkuko ubivuze, nanjye nahisemo kujya muri iyi business kugira ngo abatugana babone ahantu bakirirwa heza. Ariyo mpamvu nashizeho iyi Classic Lodge. Mu by'ukuri hano Musanze tugira abantu baza batugana, biba ngombwa kugira ngo tugire ahantu tubakirira heza ho kuruhukira. Niyo mpamvu nashizeho uyu mushinga wa ukubaka Classic Lodge. Iyi Classic Lodge rero uko wahageze igizwe n'ibyumba byo kuruhukiramo, ikagira piscine wayibonye nziza nini, ikagira sauna massage, ikagira gym, ikagira ibyumba by'inyuma hariya by'ama cottage, ikagira sale z'inama ku buryo ufite sale nini ishobora kwakira abantu 1000 kirenga. Tukagira andi masale matoya y'abantu bakeya ku buryo abakora inama zose, ku buryo abakiriya tutashobora kubura inama amasale twabakiriramo. Tukagira ibibuga basket na volley ku buryo abari hano twakiye ushaka kajya kwidagadura akina basket na volley, uwashaka kajya muri sauna, uwashaka kajya muri gym, uwashaka kajya muri piscine akaruhuka koko ku buryo nta kintu kiba kiramuderanje. Niyo mpamvu rero uko hageze ari ahantu hatuje, uhaje akaruhuka akagenda avuga ati nasuye u Rwanda, ntaruhutse nkuko tujye abantu bajya hanze bagiye kuruhuka. Nkavuga nti ese ba bantu bajyaga hanze
ahubwo bajye baza bagume baruhukira iwacu muri Musanze. Noneho kwa kundi umuntu yafataga indege akajya hanze, ayo mafaranga yo kujyana hanze agafasha indege agize gute, ahubwo aguma iwacu. Noneho urareba hari abantu tuba twarahaye akazi, abakozi nabo bagira gutera imbere n'ingo zabo na famiye zabo. Iyo akoze hano abona uburyo abaho. Niyo mpamvu rero naje twatekereje kugira ngo tushake ahantu ho kuruhukira mu gihugu cyacu. Musanze ni nziza, ifite ibirunga, ifite ingagi, ifite ahantu nyaburanga. Uhatembereye araruhuka, agatembera, akabona ibyiza. Dufite byinshi muri Musanze, nkuko nawe wahiboneye. Ni ahantu h'amahumbezi ku buryo uhageze kuko araruhuka, akaba ari ahantu ho kuruhukira n'abandi, ku buryo bahagera bagasanga ari ahantu nyaburanga, ahantu heza, ahantu hafite ibiyaga bya Burera na Ruhondo, hafite ibirunga bya Sabyinyo, Gahinga na Muhabura, ku buryo uhageze araruhuka pe. Nashize uyu mushinga wo kubaka hoteli hano rero Bwana Karirima muri Musanze. Muri Musanze mu Rwanda rwacu haragendwa. Haragendwa, tugira abantu baza batugana, tugira ingagi, tugira ibirunga hariya bifite ubwiza. Bityo rero kubera dufite umutekano, dufite n'amahirwe dufite mu gihugu cyacu, badushishikariza gushora imari, tukegera amabanki, tugakora imishinga. Niyo mpamvu nanjye nashizeho kugira ngo nubake hoteli hano muri Musanze, abaje batugana tubakire neza. Noneho n'ikindi, made in Rwanda. Made in Rwanda, urabona ibikoresho nakoresheje hano ni 90%. Yaba cyakoze hasi, byaba ibyazamuye ibyubatse n'amabuye y'iwacu, yaba isakaro urabona ni iry'iwacu, yari ibikinze ni iby'iwacu. Kwa kundi twafataga amafaranga tukajya Dubai, tukajya China, ugapakira amakontineri n'amakontineri, ya mafaranga twafashe muri banki tukagenda tukayabashyira. Nasanze ari igihombo, nk'uko abayobozi bacu bahora babidukangurira gukoresha iby'iwacu. Burya transport, reba amafaranga uragiye urajyanye uyatanze hanze muri China cyangwa mu Dubai, ubuteje imbere abanyamahanga.
natwe iwacu tugomba kuyashyira iwacu agateza imbere abanyarwanda. Niyo mpamvu rero nitabiriye kugira ngo nkoreshe made in Rwanda. Ari abakozi bakoze hano bateye imbere, ari abo bikoresho nakoresheje ahangaha bateye imbere. Ni ukuvuga ngo amafaranga 90% yagumye mu gihugu cyacu hano. Nteza imbere n'akarere, nteza imbere n'abantu bose bo hasi. Naho ubundi nuko nagize icyo gitekerezo nkangurira n'abandi bafite kuba bashora imari mu gihugu cyacu, baze dufatanye muri diaspora. Ni igihugu cyo gushoramo imari, banke zirahari, kuguha abashoramari amafaranga bagakora imishinga rwose ku buryo nta kibazo. Nkawe Karirima rero ndagira ngo uzambwirire bene wacu baba muri diaspora ko bajya baza bagatembera, bakaziye bakadusura, tukabakira, ni karibu iwacu. Nabo bakaza bagakora bagashora imari, tugafatanya ko mu Rwanda ni igihugu cy'ishoramari. N'abandi b'abanyamahanga baraza bagashora imari, turashaka rero abo dufatanya. Rwanda itajengwa na nani vijana, Rwanda itajengwa na sisi wenyewe. Kigali itajengwa na nani vijana, Kigali itajengwa na sisi wenyewe. Butare itajengwa na nani vijana, Butare itajengwa na sisi